noneho nkajya numva umuriro uraka mu mutwe, biba ngombwa yuko banyogosha umusatsi bawukuraho. Icyo gihe banyogosha sinakubwira ngo banyogoshe gutya, sinakubwira ngo byagenze gute, gusa nyine umuriro warakaga mu mutwe, noneho nkahora nitwiciye mu maso, ijisho rimwe ryaratukuye cyane, ritukura cyane kurusha irindi. Ubwo rero Mukakarangwa niwe wansengeye, nta bintu bihambaye yakoresheje, yatumye amazi umutware wawe avuga ati ugenda unzanira amazi wavomye, jewe ndayasengera, none kuko Imana yampaye ubwo butware ati ngenda yasengera, ayo mazi uyajyane uyamushyire ayoge mu mutwe no mu maso, noneho ibyo bintu byamumanyije byamugize gutyo birahita bimuva. Ubwo icyo gihe yarayazanye ayo amazi ngiye yangezeho saa 5 ntabwo nzabyibagirwa. Ndavuga ati rero rwose reka mbabwire, jewe ni munsasire hasi ndyame, icyo nzi cyo nuko nzi ko Imana yambwiye ko ndi bubyare nakira. Bahise banze, ubwo muganga araje avuga ati tugiye kwita tukwandikira, azana amafishi. Ndavuga ati rwose muganga nubyandika ntago ngenda. Muganga ava nsezeranyije arambwira ati nibigera saa 11 utarabyara genda ahita nsezera ngende niriwe, ubwo uri buze kunsimbura nuramuka upfuye nta kintu barambaza. Ariko kubera ko nari mfite byasezerano y'uko Imana ambwiye ko ndi bubyare, cye nkumva ndakomeye kandi nkumva ntago ndi bwemere kanyohereza, nari nizeye. Turabasuhuje abakurikira televiziyo Mukakarangwa. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero duhora tubibabwira ko iyi ni channel ya Gikristo. Mukakarangwa ni umuntu uhari, ni umumama w'umunyamasengesho, ni umumama usengera abantu, ufite icyumba mu rugo iwe, ndetse ntabwo mbese ni umumama uzwi muri quartier, ni umumama w'umunyamasengesho. So rero yiyemeje gushinga televiziyo kugira ngo abantu bamenye imbaraga z'Imana, bareke kuyoba, ahubwo bamenye ko Imana ikora. Rero imbere ya kamera tuhafite umutumirwa, nawe nagira ngo atwibwire. Ariko ubundi muraho? Aho neza. Witwa ndi? Amazina nitwa Tuyishima Angelique, ndi umubyeyi, mfite umugabo umwe n'abana 4, amasengera mu itorero rya ADEPR. Dusengere Imana kugira ngo dutangire ubuhamya bwacu. Mana nziza y'amahoro, Imana ihambaye, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yihagije, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana ituye mu gihugu cyera cyo mu ijuru. Turagushimiye cyane uyu mwanya turaha hantu, turakubashye kuko uri Imana ikomeye. Turavuga Imana twabonye, turavuga Imana yigaragaje, turavuga Imana yakoze imirimo n'ibitangaza tukabibona, turavuga Imana yakoze imirimo ku misozi dutuyeho, izina ryawe rikomeze kwamamara. Turavuga Imana yaturinze mu bihe bikomeye, turavuga Imana yadukuye ahantu habi. Uyu mwanya turaha hantu turashima Imana kuko ari umukunzi wacu mwiza, kandi ni inshuti idahemuka, ni inshuti itagihana bayo, ni inshuti imenya buri muntu wese, ikamenya ukuntu imutwara, ikamenya uruhande arimo. Turagushimiye cyane turi ahantu Mana kuko uri Imana nziza y'amahoro. Ngwino ubane natwe, udufashe umwanya wo tugotesha imbaraga ziturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Byose ni mu izina ryawe Yesu, amen. Turakwakiriye rero. Watubwiye ko hari ubuhamya ufite kandi ushaka gusangiza abantu, kubera ko Imana burya gukorera ibintu kugira ngo uzabivuge. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nubwo utazi gushyomoka ngo kuko utari umuhanga, ngo hamya gusa ko Yesu akiza. Nibyo nawe uje kuvuga. Rero ubuhamya bwawe butangirira he? Ubundi njyewe nkiri umukobwa nasengeraga mu Badivantiste, ariko ngiye gukora ubukwe byabaye ngombwa yuko mpindura nkorera ubukwe mu Bakatolika. Ariko kuko nari naramenye gusengera mu Badive, ngeze mu Bakatolika kujya gusengera yo birananira, nkumva simbishoboye. Nkabwira umutware wanjye ati se waretse nisubirira mu Badive. Ahambwa ati ariko wasubira mu Badive njyewe numva nzaba umurokore kuko ndabakunda cyane.
igihe cyaje kugera rero gusengera mu badive nabyo birananira, nsa naho nicaye, ariko nza guhura n'ikibazo cy'uburwayi, narwaye amaso yaturukaga ku badayimoni, nyine imyuka mibi banyohererezaga, ndwara amaso, biba ngombwa yuko nguma mu nzu, kuza hanze yenda ari nko ku zuba ntabwo nabishoboraga, navaga mu nzu ari uko bwije nyine kuko izuba ryabaga rihumbye. Nararwaye rero ndwara ayo maso, ibintu birakomera. Ubwo icyo gihe narwaye ayo maso nari mbyaye rimwe, nari mfite umwana umwe. Ubwo rero ndwara ayo maso, buri ahantu nivuza, ndavuga ati ese ko ntigeze njya mu bapfumu, ndavuga ati ese ubu nzabigenza gute. Noneho igihe kimwe nibwo umuntu yambwiye ati uzaze nkujyana ahantu hari umuntu usenga, azagusengera kuri icyo kibazo cy'amaso ufite, ayo maso azakira. Ndambwira ati ese uwo muntu ni uwahe? Ndambwira ati uwo muntu ni umurokore, asengera mu barokore. Ubwo yaranzanye anyereka Mukakarangwa. Mukakarangwa niwe wansengeye ku kibazo cy'amaso, ku buryo icyo gihe atari yansengera narwaye amaso, noneho nkajya numva umuriro uraka mu mutwe, biba ngombwa yuko banyogosha umusatsi bawukuraho. Icyo gihe banyogosha sinakubwira ngo banyogoshe gutya, sinakubwira ngo byagenze gute, gusa nyine umuriro warakaga mu mutwe, noneho nkahora nitwiciye mu maso, ijisho rimwe ryaratukuye cyane, ritukura cyane kurusha irindi. Ubwo rero Mukakarangwa niwe wansengeye, nta bintu bihambaye yakoresheje, yatumye amazi umutware wawe. Avuga ati ugenda unzanira amazi wavomye, jyewe ndayasengera, none kuko Imana yampaye ubwo butware, ati ngenda yasengera, ayo mazi uyajyane uyamushyire, ayoge mu mutwe no mu maso, noneho ibyo bintu byamuhumanyije byamugize gutyo birahita bimuva. Ubwo icyo gihe yarayazanye ayo amazi ngiye yangezeho saa 5, ntabwo nzabyibagirwa. Ntabwo nashoboraga kuva mu nzu kuko bamaze no kuyazanira, batega ibasi iruhande rw'igitanda, urumva umusatsi wose bari bawukuyeho, nta kintu numvaga nari mfite. Nari ubwo icyo gihe nari maze kugira undi mwana, ariko sinamenyaga ngo umwana yiriwe he, sinamenyaga ngo umwana yiriwe ate. Ashwi data banzaniye ayo mazi rero, batega ibasi iruhande rw'igitanda, ya mazi yoga mu mutwe, ariko nkimara kuyoga mu mutwe ahise havamo umuriro mwinshi, umwotsi ugacumba, ukaba wagira ngo ahari na umwotsi uracumba uva muri wa mutwe, kubera ko numvaga hakamwe umuriro. Noneho ya mazi uko nayoze mu mutwe, bye yaramanukaga nkumva arimo aragenda akagera ku bwonko, nkumva aragera mu imbere. Ubwo amazi narayoze amanuka, urabona yo woga mu mutwe nyine, amazi amanuka mu maso. Ubwo amazi narayoze, ibyo mvuga ni ibintu byambayeho, ni ibintu jewe ku bwanje mvuga, si ukuvuga ngo yenda ngo nabyumvanye undi cyangwa se ngo nabibonye ku wundi, genda bivuga kuko byambayeho. Ayo mazi narayoze mu mutwe, amanuka mu maso, nkubwije ukuri yuko bwakeye. Noneho inza hanze, ubundi nagendaga byabaga ngombwa ko njya hanze, nagendaga mfashe ku gikuta, nkagenda mfashe ku gikuta, ntabwo ati ntihakagira umuntu ucana itara nijoro, ntimugacana itara, kuko yanarebaga mu itara nahitaga mpuma, amarira akaza. Ubwo ayo mazi narayoze, ariko bwakeye mbasha kugera hanze, ntagiye mfata ntitwikiriye, amaso yari yaragiye yarahenengeye, utabasha kureba ngo umenye ngo amaso yaratereye he, ariko yaransengeye, amaso aba mazima. Ubu ngubu ndashobora kureba. Icyo gihe akimara kunsengera ayo mazi, namaze iminsi 2 musanga ahantu akorera, aranga ati ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe? Ndambwa nti rwose ni njyewe, ninoze y'amazi wasengeye, n'ubu ngubu niyo mpamvu ubona ndimo kureba. Rero Mukakarangwa si icyo kibazo cy'amaso yansengeye cyonyine, mfite ibindi bintu byinshi yankoreye, yansengeye. Urumva icyo gihe nari maze kugira abana 2, byara umwana wa 3, urumva ko mfite abana 4. Ku mwana wa 4 ari nawe mfite ubu ngubu, nahaboneye Imana bikomeye cyane. Mfite inda y'uwo mwana
nyine nabaye aho ngaho, ariko ukabona inda ntizi imbere ntigaragare nk'uko izindi zari zisanzwe zimera. Ariko naza namubwira ikibazo ambwira ati humura, Imana yagukoreye ibya mbere izagukorera n'ibindi. Nabaye aho igihe cyo kubyara kigeze, numvishe ibise bitangiye kumfata, nje nahise musanga ndambwira ati ko numvishe ibise ubu igihe cyawe kigeze. Ambwira ati reka musenge. Aransengera arangije ambwira ati urabyara neza ariko akabyara neza. Baraba bagiye guhamagara ambilansi n'ibyuma bikubaga biraba byateguwe, atariko humura Imana irakubyaza neza. Ati ahubwo genda witegure. Nahise nsubira mu rugo ndagenda nditegura ibintu byose, ndangije kwitegura biba ngombwa ko njya kwa muganga. Ndagenda ngeze kwa muganga, ubwo ibise biza ari bike, haza ababyeyi bane bose barabohereza, ngenda haguma. Noneho ubwo ku munota wa nyuma bikomeye, njyewe rero kubera ukuntu namubonye n'ahantu yankuye, iyo ndi mu kibazo gikomeye cyane nkamubona aje ansanga aje ahantu ndi, ibyishimo birandenga, amarira akahitaza. N'icyo gihe rero ndikunda bikomeye, yaraje mukubise amaso ndarira. Ndise arambwira ati ese kuki urize, nta muntu uri kundurira. Nyine ndaceceka ndihanagura, ariko nahise numva ko ubwahageze nta kintu nkibaye. Nahise numva ko nta kintu nkibaye rwose, ku buryo byageze igihe muganga araza aravuga ati ibise bibaye bike, tugiye kukohereza ugende bakutera ibindi bise. Ariko ndavuga ati se Mukakarangwa ko yansengeye akambwira ko ndabyara neza, ntago nemera ko ngiye nabwira muganga ati ngewe rero nta hantu ndajya. Muganga arambwira ati se kubera iki nano ngenda byarira hano. Muganga arambwira ati reka tukohereza ugende n'ahandi nuhagera urabyara. Ndabyarira hano. Ubwo nyine urumva icyo gihe yaraje aransengera, arongera arigendera. Ariko ndakubwiza ukuri, bageze baravuga bati noneho ntago twongera kugukundira kuryama, ngwino ugende turebe ko ibise biza. Ndagenda numfatana, ndabwa ati rero rwose reka mbabwire, jewe ni munsasire hasi ndyame, icyo nzi cyo nuko nzi ko Imana yambwiye ko ndi bubyare nakira. Bahise banza. Ubwo muganga yaraje avuga ati tugiye kwita tukwandikira, azana amafishi. Ndambwa ati rwose muganga nubyandika ntago ngenda. Muganga avansezeranyije arambwira ati nibigera saa 11 utarabyara genda ahita nsezera ngende niriwe, ubwo uri buze kunsimbura nuramuka upfuye nta kintu barambaza. Ariko kubera ko nari mfite byasezerano y'uko Imana ambwiye ko ndi bubyare, cye nkumva ndakomeye kandi nkumva ntago ndi bwemere kanyohereza. Nari nizeye. Ubwo igihe cyarageze bamaze kunsasira hasi ndaryama, maje kuryama ibise biraza byinshi. Ibise biraza byinshi. Noneho urabona nkuko umuntu yamaje kubyara kenshi aba amaze kumenya yuko igihe cyo kubyara kigeze. Numvishe igihe cyo kubyara kigeze, mbwira umuntu ko turi kumwe ati jya kuzana muganga. Agiye abwiye muganga ambwa ati umuntu mpavuye nonaha ari muri 4 ageze mu 10 gute. Ibyo ntago bishoboka. Yanga kuza. Noneho aho narindi numva rwose ngiye kubyarira hasi. Ndabwa ati nyamuneka nimwirukange mu mubwira abantu. Muganga yaraje agira ngo ni bya bindi bisanzwe nyine, ati ngaho ngwino ndagenda. Mu gihe acitunganya muganga, umwana barigiye mba ndabyaye, mbambyaye neza. Muganga arangije ambwira ariko mbyeza ati ibi ntago byumvikana, ibi ntibyumvikana nta nubwo bibaho, ibi nje nibwo bwa mbere mbibonye. Ni gute nkusize uri muri 4 kandi ukanya ukabugeze mu 10 ukabubyaye? Ati ibi ngibi birashoboka. Ndambwira ati birashoboka cyane. Arambaza ati se urasenga? Ndamubwira ati ndasenga. None se usengera? Ngenda umupantekote. None se nta groupe ugira usengeramo? Ninjye nyisengeramo. Atarambaza ngo usengera mu yihe, tambira ati se usengera kwa Mukakarangwa? Ndambwira nti cyane rwose niho nsengera. Urumva n'abaganga baramuzi? Baramuzi cyane. Baramuzi cyane. Ndambwira ati nje niho nsengera, kandi uyu munsi mbyaye nibwo groupe yacu iterana. Hari ku wa gatandatu. Ati niwo munsi dusengaho. Kandi twebwe groupe yacu kuntu dukundana, iyo umuntu agize ikibazo
ni ugusenga imana igakura wa muntu cya kibazo ikakimukuramo. Ati noneho tibajyaga bavuga ngo Mukakarangwa ngarasenga, ubundi bo bamuzi ku izina rya Mama Cecile, nibyo bamuziho cyane. Ati bajyaga bavuga ngarasenga, twe tukabipinga. Ati ariko njyewe ubwanje noneho Imana irabinyiyerekeye, nta muntu mbibajije, Imana irabinyiyerekeye. Noneho arambaza ati se kutambajije icyo byaye? Avuga ati ngiye icyo byaye ndakizi. Urakizi? Ni ndakizi. Ukibwiwe n'iki? Ngi Imana yarabimbwiye. Arambaza ati se Imana yakubwiye guki? Ngi Imana yambwiye ko nzabyara. Ese uzabyara iki? Imana yambwiye ko nzabyara umuhungu. Noneho ati rwose umuhungu niwe ubyaye nk'uko Imana yabikubwiye. Ni ukuvuga Imana yari yarakubwiye ngo uzabyara umuhungu, na muganga atarakubwira ati nkubwire icyo wabyara, uramubwira ati humura ndakizi wikwirwa umbwira. Sinjye Imana yambwiye ko nzabyara umuhungu. Noneho harambwira ati se kutari watera, ngo yari yarabitubwiye. Niko muganga ajya yahise ambwira ati kutari watera ko yari yarabitubwiye. Ndambwira ati nyine wabona ntago nayitera nyiri hano ku gatanda, nariko nigeraho ndi buruhukire ndi bwayitera. Ubwo rero Imana yabanye nanjye muri icyo gihe, inkura aho hantu hakomeye, mbikesha Mukakarangwa, niwe wabaye mu ruhande rwanje. Ubundi njyewe aruta n'umubyeyi wanjye, kuko ibintu akora abikoreshejwe n'Imana ntabwo umubyeyi yabikora, nta n'umuvandimwe wabikora, ariko we akoreshejwe n'Imana imurimo, hari ibintu byinshi ajya nkorera nkabona Imana. Ndashimira Imana rero. Ariko hagati aho nubwo bahaye ubwo buhamya bw'ibyo ukuntu byagenze, hari ikindi kintu yankoreye ntazibagirwa mu buzima rwose, ku buryo ntanahaguruka hano ntabivuze. Nta kintu bitwerekanye ivuga cyane rwose. Umwana mfite w'imfura ni umuhungu, amaze kugera imyaka 6 yararwaye, arwara imyuka mibi, kuko imiryango turimo, umuryango nashatsemo ni umuryango ubikoresha cyane. Rero uwo mwana wanjye amaze kugira iyo myaka 6 yararwaye cyane. Umwana ararwara, ndavuza kwa muganga ngira ngo ni indwara zisanzwe, umwana yanga gukira. Noneho ubwo mbitanza mbibwira Mukakarangwa, ndabwira ati umwana wanjye yarwaye, yarembye, ameze nabi. Avuga ati noneho nimva ahantu nkorera ngenda nyura mu rugo iwawe nze ndiba umwana ukuntu ameze. Ubwo byari bimaze kuba nimugoroba nka saa moya z'umugoroba nibwo yahageze. Araza ahageze asanga umwana yarembye, asanga umwana birakomeye. Noneho harambwira kubera ko iyi nzu dusengeramo ni Imana ihaba cyane, ku buryo niyo wahagera urembye cyane uri muri babandi bapfa bakaza bakakurambika byonyine, uba wiringiye ko ugomba gukira, kuko Imana avuze ko nta muntu uzagwa hano. Yarirahiye ko nta muntu uzagwa hano muri iyi nzu. Ubwo rero yaraje aramureba, arambwira ati noneho wowe ndagiye uze kumunzanira mu rugo. Atuze kumunzanira mu rugo. Ubwo byageze igihe noneho umwana ararembye cyane, ku buryo byageze igihe arambwira ati mama yi rero ndapfuye, ahantu dushyingura yitwa ku Kamabuye. Arambwira ati mama yi ndapfuye, muranjyanye kumpamba ku Kamabuye. Ati mama yi urabeho. Yari afite imyaka 6. Ati ureba rero kugira ngo umwana ufite imyaka 6 avuga ati ndapfuye, avuge naho bari bujye kumushyingura kandi usange bihujeho. Ubwo twakoze iki? Kubera ko Mukakarangwa yari yambwiye ati uze kumunzanira. Ubwo papa we yahise amuheka, urumva nari mfite abana 2, yahise amuheka nanjye mpeka umuto, tuhita dukinga. Tuhageze ahita avuga ati ngiye kugusengera, ndategeka mu mbaraga Imana yampaye. Ubundi we nta bintu byo kwirwa yikebagura ngo ariyiriza ngaravuga ngasarare, reka ntago bijya bibaho mu Imana yamuhaye. We arategeka, upfa kuba wizeye gusa. Narahageze aramusengera, arategeka nukuri. Mbona umwana avuye ahantu kure, umwana aramusengera ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri arambwira ati ngaho cyura umwana yakize. Ndakubwiza ukuri, umwana muri uko gukira umubiri wose warashishutse, uruhu rwose rumuvaho, umubiri wose uruhu rumuvaho.
ubwo rero umwana ubu ngubu afite imyaka 15. ya dusoza birumvikana ko hari igitangaza cyangwa se ibitangaza Imana yagukoreye. Hari n'ibintu watubwiye wenda by'amaso, uburyo warwaye amaso n'ibiki, ntabwo ari amaso arwaye wenda yo ku Gikabwayi cyangwa se oya ntabwo ari amaso yo kujya kwa muganga, ni amaso yaturukaga ku myuka mibi, ku buryo yagusengeye neza ugahita wumva amaso arakize. yaransengeye rwose amaso arakira, kandi nakize ntagiye kwa muganga, nta wundi muti wundi nkoresheje, ari amasengesho yonyine yansengeye niyo yankishije. Hari abashobora kuvuga ngo Mukakarangwa ni umupasitoro, ni afite idini asengera, idini rye nk'umupasitoro. Ubundi we ni umupantekote asengera muri ADPR, ariko kubw'umurimo w'Imana yamuhaye umurimo wo kujya asengera abarwayi n'abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye. Rero kuko Imana yagukijije ukaba warabonye imbaraga zayikoresheje umukozi wayo, ngira ngo wasengera n'abandi bantu barwaye kugira ngo Imana ibakize nabo. Dusenga Imana y'amahoro, Imana yambaye icyubahiro no gukomera, Imana iba hafi na kure, Imana ituzi kuruta uko twiyizi, Imana itagitwitiranya amazina cyangwa amasura, Imana irebera hose icyarimwe, Imana imenya imiryamire yacu n'imibyukire yacu, Imana imenya imigendere yacu ndetse n'imigarukire yacu. Turagushimiye cyane uyu mwanya kuko wabaye mu ruhande rwacu, kandi ijambo ryawe rirambwira ngo iyo uri mu ruhande rwacu umubisha ntawe. Izina ryawe nirikomeze kwamamara. Uwiteka Imana Nyiringabo, tuzi ukuntu iyo dusomye mu mateka Bibiliya duha, tubona ukuntu kera hariho abantu bakitwa babamenya, bakamenya ibibazo by'abantu, bakamenya abantu bakabakurikirana ndetse bakabasengera. Uyu mwanya rero Uwiteka Imana turi aha hantu, Mwami Imana Mutware, abariho muri iki gihe tuzi uko ari abakozi bawe, abariho muri iki gihe wabashyiriho kugira ngo basengere abantu. Twebwe rero Mana, njyewe ku giti cyanjye ndavuga Imana nabonye kuko nasengewe ndakira, ariko Uwiteka Imana ukatubwira ngo natwe ngo tuzasengera abantu. Uwiteka Imana ishobora byose, nanjye ndaha hantu ndasenze nsengera abantu bafite ibibazo. Mwami Imana wankijije amaso, nzi ukuntu amaso ababaza, nzi ukuntu amaso aryana. Ndasenze uyu mwanya kugira ngo abafite ikibazo cy'amaso ubasanga ubakize mu izina rya Yesu. Tubashyizeho imbaraga zituruka mu gihugu cyo mu ijuru, Uwiteka Imana Nyiringabo, kugira ngo umanure imiti yo mu gihugu cyo mu ijuru ubakize. Data Imana Mutware, n'abandi bose bafite ibibazo bitandukanye, reka nabo bakize mu izina rya Yesu. Reka ubarambure ukuboko kwawe gukiza, kuko wavuze yuko dusabwa kwizera konyine. Iyo umuntu yizeye, uko niko wabwiye wa muntu ubwo wari umusanze arwaye, waramubwiye ngo ese ufite kwizera, urangije uramubwira ngo niyikorere uburiri bwe yigendere. Uyu mwanya turasenze Uwiteka Imana kugira ngo ukize abantu, yaba aba hafi n'abakure, yaba abo mu mahanga aho tutagera, ariko wowe urahagera. Turasenze kugira ngo ukize abantu bawe, turasenze kugira ngo uruhure abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubakijije nabo ntabwo bazaceceka, ahubwo bazabivuga hose kuko bakubonye. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze Mana kuko ubyumvise kandi kubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen.